Turabashimiye rero bakunzi ba Bwenge Media, abantu bakoze subscribe. Tugiye kureba hamwe uburyo ki dushobora gucyura perime dukoreye kuri kamera mu Busanza. Ahangaha rero niho dutangirira. Urabona mbere na mbere ikizamini tubanza gukora ni ikizamini cyo kuzenguruka umunani, guca mu munani hariya. Ni igice cy'umunani aho tuzenguruka duhereye aho izo moto ubona iparitse. Hari imyiteguro ribanza gukorwa mbere yuko uparitse ahangaha. Urabanza ugaparika nta vitensi irimo, nongo ukatsa moto. Ntabwo ari moto z'umugeri, ni ukwatsa moto ukayatsa ikaka, hanyuma ugacana ikinyoteri cy'iburyo. Warangiza ikindi cya kabiri ugomba gukora mu myitozo, ugashyiramo vitensi ya mbere. Ahangaha ugashyiramo vitensi ya mbere, ubwo birumvikana ko ufashe amburiyaje ugihagaze ahangaha. Noneho uza ihoni ryo guhaguruka kugira ngo baguhe uburenganzira bwo gutangira ikizamini. Uza ihoni ugahaguruka, ukirinda ko amapine ashobora gukora mu umwe muri iyo mirongo, ukagenda ukurikiza aho izo fureshi zigenda ziri. Genda witonze uri muri vitensi ya rimwe ahangaha, rimwe yo ugasohoka muri wa munani. Ukimara gusohokamo rero moto yawe ikigera ahangaha, uba ugiye kugenda gukora ikizamini cyo guhunga inzitizi. Ahangaha hari ibintu ugomba kwitondera. Ugomba kwitondera ko amahembe agomba kuba yajya hejuru y'uyu murongo ureba w'inzitizi, kuko sensa zihita zigukuraho amanota. Ugenda uhunga ku buryo amahembe atajya hejuru ya murongo, ukagenda nabwo uracyari muri ya vitensi ya mbere yonyine witonze, ugenda uhunga inzitizi. Urabona tugiye kwinjira no mu kayira gafunganye, uracyari muri vitensi ya mbere. Ukigera ahangaha rero icyo ukora, ucana ikinyoteri cy'iburyo, ukagendamo muri vitensi ya mbere bukeya witonze. Ukigera ahangaha cya kinyoteri ugikuramo, kuko ugiye gukata hano iburyo. Ugiye gukata iburyo, ikinyoteri ukagikuramo ugakata witonze. Ahangaha rero sasa ukimara kubona iki cyapa ukikigera imbere, ahangaha tugiye kwangajamo vitensi. Ufata amburiyaje ukangajamo vitensi ya kabiri, hanyuma ukarekura umuriro wose ukagenda wihuta hejuru ya 25, ukagera muri iyi mirongo ibiri ureba niho ufungira. Ugahita ufata feri imbere n'iy'inyuma icyarimwe, ku buryo ipine y'imbere itarenga kuri ya murongo w'imbere. Icyo twakongeraho rero ni uko cya kinyoteri washyizemo ahangaha ntabwo kigomba kurenza amasegonda 4. Ukigishyiramo ugihaguruka uhita ugikuramo. Ikindi aha mu gusoza ni ukuvuga ngo moto wayifungiye ahangaha iri muri vitensi ya kabiri. Urahagarara amasegonda agera muri 7, uhite wongera uyagiserere uze hano muri finish aho ikizamini kirangirira, hanyuma uparike moto yawe ube Tubifurije amahirwe rero masa. Bakoze subscribe turabashimira, ariko abatarayikora nabo turabasaba gukanda kuri subscribe kugira ngo mumenye mubashe kudukurikirana ibiganiro byacu dutambutsa bya buri munsi. Muri aba gaciro rero tubifurije amahirwe masa, kandi nimuyibona rwose muzatwandikire. Ibihe byiza.